Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tutatuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Wari utwaye imodoka mu muhanda igupfiriyeho, ntiwayiterura mu muhanda, ariko iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu, hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze kugira ngo uburire abandi bari gukoresha umuhanda. Ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? A metero 5, B metero 25, C metero 45, D metero 100. Hano urabona ikizo kikuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B. Muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze kugira ngo uburire abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ko mu muhanda hari icyago. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Utwaye umugenzi mu kinyabiziga cyawe yibagiwe kwambara umukandara, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona iso kikuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Iyo ubonye abagenzi batwaye mu kinyabiziga cyawe bibagiwe kwambara imikandara yo kwirinda ibyago, urabibutsa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ni ukubera iki duhisemo D? Batubwiye ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. Ibyo ntibibaho. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, aho ni kuri B. Kandi ibi impanuka kubera ko n'ubundi iba ibatunguye. C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe bo ubareke. Oya, nabyo ni ikosa, ahubwo ubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura kino kizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare tuze tuyikwigishe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ni kuri 0789351626 tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Niba bushobora kurenga ibihe bipimo? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, toni 10, B, toni 16, C, toni 24, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso kikuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo,
ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ikamyo ariyo yose ibaho itagomba kurenza ni toni 10, kandi turabizi hari n'igikamyo kiba cyatwara toni 40. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko bino bipimo baduhaye, ubu buremere baduhaye, hari amakamyo menshi ashobora kuburenza. Kandi mu kibazo baratubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo ariyo yose ibaho ntibushobora kurenga ibi bipimo baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko hari amakamyo menshi ashobora kurenza uburemere bari baduhaye. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanye icyapa cy'ahantu habiri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Icyo cyapa cy'inyongera kiba giteye ku buhe buryo? A, karifite ubuso bw'ibara ryera. B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Hari abantu batazi gutandukanya kare n'urukiramende. Iyo bavuze kare aba ari impande enye, ariko impande zose enye ziba zingana. Kiriya cyapa cy'inyongera rero bakoresha cyo kiba gifite ishusho y'urukiramende. Ni ukuvuga ngo ni impande enye, ariko harimo impande ebyiri ndende zingana n'impande ebyiri ngufi zingana. Nibyo bita ngo n'urukiramende. Impande enye zose ntago ziba zingana, haba harimo ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko video y'ibyapa nyongera namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Uyikeneye subiraho uyirebe, cyangwa se unyandikire kuri WhatsApp nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko rero waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko, iyo ukibonye wongeza umuvuduko. Noneho umuvuduko muto uragenderaho akaba ari kilometero 30. Muri make kino cyapa ukibonye imbere yawe ugatwarira muri kilometero 25 mu saha, baba baguhana, kubera ko bakubwiye ngo ongeza umuvuduko, ugendere ku muvuduko wo hejuru, umuto uragenderaho aze kuba ari uwo nguwo wanditse mu birango. Hano harimo 30. Umuvuduko muto uri buze kugenderaho aba ari kilometero 30 mu saha, naho ubundi gendera hejuru ya kilometero 30 mu saha. Ku buryo utwariye kuri 80 nta kibazo hano ubonye kino cyapa, ariko utwariye muri 25 baguhana kubera wabugiye munsi y'umuvuduko muto ntarengwa bagutegetse. Ndakeka ko waramusitamo C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, ariko ukamenya ko buri gihe ntabwo hahoramo 30, bashobora gushyiramo 50, bashobora gushyiramo 60 bitewe n'ahantu ugeze. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite
umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga uparitse hariya iruhande abanyamaguru bagomba guca, ugomba kubasigira byibura akayira gafite metero imwe z'ubugari. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi hakaba hari inkomyi, ugomba gukikira iyo nkomyi ufite umuvuduko nibura, hano ibisubizo bine baduhaye: A kilometero 10 mu isaha, B kilometero 20 mu isaha, C kilometero 30 mu isaha, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramusamo D, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga aba ashobora guhagarika ikinyabiziga umunsi wose, hari ahantu ushobora guhagarika ikinyabiziga ijoro ryose, ariko uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe akanya gato n'akanya kanini cyane cyane aha hakurikira. Hehe? A ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, guhindura icyerekezo biba bibujijwe, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigira muhura. B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana utagifite metero 12, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubujijwe kuhagarika ikinyabiziga umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga ni igihe gihagaze nabi. Tegereze neza bino binyabiziga bibiri, ese ni igihe gihagaze nabi? A ibinyabiziga byombi, ikiri imbere n'ikiri inyuma. B ikinyabiziga cy'icyatsi kiri imbere. C ikinyabiziga cy'umutuku iki kiri inyuma. D nta nimwe ihagaze nabi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. Kubera iki? Ntabwo uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba wemerewe guhagarara umupine wakoze muri zebra cross. Uri kubona ko kino kinyabiziga kiri inyuma cy'umutuku umupine wakugeze mwa zino nzira z'abanyamaguru, hano abanyamaguru bambukira. Uri kubona ko umupine wagezemo, kandi iyo umaze kurenga zebra cross ntabwo wemerewe guhagarara imbere yayo, uba ugomba gukomeza nyine urugendo, kubera ko uhagarara mu gihe wenda hari abantu bategereje kwambuka. Rero mu gihe wamaze kurenga inzira y'abanyamaguru maze kugera imbere yaho ntabwo wahagarara. Niyo mpamvu bino binyabiziga byombi bihagaze nabi. Video y'amashusho yose abazwa mu kizamini namaze kubibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa, ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amahira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Ese rikoreshwa ryari? Ese rishyirwa ahagana he? A kuri buri nzira, B hagati y'amasangano, C iburyo bw'amasangano, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuri buri nzira na B hagati y'amasangano ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. None se iyo tara ry'umuhondo rimyatsa iyo rikoreshejwe rikoreshwa byagenze ute? Nuwa ngo iyo bari kwerekana igice cy'umuhanda cyateza icyago bakunda gukoresha itara ry'umuhondo rimyatsa.
ariko ukibuka ko iryo tara ry'umuhondo nta kintu rihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, barishyiraho gusa kugira ngo bakubwire ko uri ku gice cy'umuhanda gishobora kuguteza ibyago. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro, rikaba rishyirwa kuri buri nzira ndetse no hagati y'amasangano. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ijambo abagenzi bakoresheje ntago ari kuvuga n'ubundi ngo banyamaguru, oya, nda kuvuga abantu bari gukoresha inzira nyabagendwa, abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Babibona gute? Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura, be iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa, se babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni ikihe? Nuko bagomba kubona ibumoso bwabo iby'ibara ryera, iburyo bakabona iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Hano rero uriko nako babicuritse, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Niba kigwa mu kanya babishyizemo uhita ubikora, murabizi uba ugomba kubikora kubera ko mbabikubwiyeho hakiri kare. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, B aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, D abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni C inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kubera iki kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kugitegeka. Harimo ikinyamitende, ni inzira y'ibinyamitende itegetswe. Harimo abanyamaguru, aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. None kino cyapa cyo kirimo ibinyamitende n'abanyamaguru, tureta tuvuga ko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ukibuka ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Ugeze hari abanyura bazenguruka ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe, ese ni ikihe cyerekezo winjiriramo? A ibumoso, B ibumoso gusa igihe ayobowe n'ikimenyetso kimurika, C iburyo cyangwa ibumoso, D iburyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D iburyo. Icyerekezo winjiriramo iyo ugeze kuri rompuwe ni icyerekezo cy'iburyo. Aho waba uturutse hose iyo ugeze kuri rompuwe uhita winjirira mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Iyo noneho wasanze icyapa cyo gutanga inzira, uhinzira ibinyabiziga biturutse ibumoso bwawe kuko nibyo biba byagutanze kuhasenguruka. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemewe kuvayo baza bagusanga. Kiba gifite ubuso bw'amabara asate: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku.
hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, urumva bari kukubwira ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, bari kukubuza. Ibyapa bibuza bafite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko kino cyapa cyo kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Bari batubwiye ku buso gusa, ubuso buba busa umweru. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kikiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ikihe kinyabiziga? A, amapikipiki, B, velomoteri, C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri niyo igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo ivugije ihoni ikiri muri metero 20 uba wabyumva. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda byo bigira ihoni ridasanzwe riba ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko icyo kibazo kindi nkubwiye niba kikubaza urahita ugikora, babivuzeho hakiri kare. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, icyemezo cyandikwa y'ikinyabiziga, B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, C, uruhushya rw'agateganyo, D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, ari byo mwita ngo ni perime. Bahita bakwaka perime bakavuga se ko wakoze impanuka, wakoze impanuka koko ari impanuka cyangwa wakoze impanuka kubera ko nta bumenyi ufite bwo gutwara. Icyemeza ko uzi gutwara ni iki? Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, akazamuko gashinze cyane, B, umuhanda utaringaniye ibumoso, C, ahantu umuhanda umeze nabi, D, ahegereye utununga. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, akazamuko gashinze cyane. Kino cyapa nukibona imbere yawe uzamenye ko ugiye kugira ahantu haterera cyane, hari akazamuko gashinze cyane. Ntabwo buri gihe ahoramo 10%, zino pourcentage bazishyiramo bitewe n'ukuntu ako kazamuko karaba kameze. Ubonye harimo 20% uhita umenya ko kazamutse cyane, 30% gacuramye cyane kurusha 10%. Muri make ntabwo ahoramo 10%, bashyiramo pourcentage bitewe n'ukuntu ako kazamuko kameze. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kugira ngo ugere kwa kano kazamuko gashinze cyane, uramanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri kano kazamuko gashinze cyane. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa w'inkengero y'umuhanda yegutse uvuga ibi bikurikira. Ubu uvuga iki? A, guhagarara umwanya muto birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. B, guhagarara umwanya muto n'umunini birabujwe ku burebure bw'uwo murongo. C, aho bahagarara umwanya munini cyangwa umuto. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cyanyacyo, B ntabwo ari iso cyanyacyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ni kiba gishobora kurenga ibihe bipimo? A iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, B iby'imbere metero 2 n'ibice 50. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A iby'inyuma metero 3 n'ibice 40 na B iby'imbere metero 2 n'ibice 50 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, iby'imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Hano rero kuba bavuze ngo iby'inyuma ni metero 3 n'ibice 40 cyangwa se metero 3 na santimetero 40, rero ibyo ntago ari byo kubera ko bari metero 3 na santimetero 50 cyangwa se metero 3 n'ibice 50. Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70 cyangwa se metero 2 na santimetero 70. Hano bavuze ngo iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 50. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro, tari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka, hari igihe aba agomba kuzimwa. Abagomba kuzimwa mu bihe bihe? Ayo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200, B ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, C yari mu nsisiro, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, iyo ugiye kubisikana n'ikindi, ni ingenzi ko wazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo udahoma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byatuma ashobora no kukugonga cyangwa akaguteza ibindi byago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A hegereye umuhanda unyerera, B imbere ipine ryapfumutse, C hegereye icyago kidasobanuye ukundi, D imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa nukibona uzaba ugeze ahantu hahegera icyago kidasobanuye ukundi. Ntabwo ushobora kugira ahantu hari ibyago byinshi bitandukanye, bakabona bataratondekaho ibyapa 10 bikubwira ibyo byago, ahubwo agashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi, ukayihagera ugahita umenya ko ugomba kwitonda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro, turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Ukeneye kode tubwira ubwoko bwa kode ushaka, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha gutegura kino kizamini neza, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, twandike cyangwa uduhamagare
ni kuri 0789 335 16 tuze tukwigishe mu gihe gito ube wayimenye. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se turi kumwe ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tuze tukwigishe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.